Mwami Yesu ndagushimiye kuduhaye undi munsi mushya. Mwami uhabwe icyubahiro kubwo kuturinda. Mweretse icyifuzo cya mwene data udukurikiye. Mwami ni wowe ukizi, uzi ikimubabaje, uzi ikimuraje inshinga, izi gituma arira. Mwami ndamukweretse mu izina rya Yesu Kristo. Wowe usobanura ibidasobanutse, wowe Imana y'ibidashoboka. Biratubwira ngo ibigaragarira abantu ko bidashoboka imbere birashoboka. Mwami ndamukweretse mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umwigaragarize. Uyu munsi umuremere ishimwe, uyu munsi umukorere igitangaza, uyu munsi umuremere ibyiringiro, uyu munsi atangire yumve gusubizwa ku turutsi bawe. Mwami urakoze Mwami ko hari icyo uremye kandi kiremetse nonaha. Urakoze ko hari igitangaza ukoze ku buzima bwa mwene data. Mwami cya kindi cyari kimaze igihe cyarafunzwe ndakibohoje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kuri Imana y'ibitangaza. Urakoze kandi kumukorera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.